rero kanya mbere y'uko tujya kure ndashaka kukubaza, ndabizi ko wubatse urugo kandi Imana yaguhaye ubwenge bwo kurwubaka no kwihangana nkurikije ubuhamya bwawe n'abandi bazaza babwumve. Ni iki cyakugoye muri ibi byose? ushatse umugabo ufite abana, ntekereza ko abo bana bafite mama wabo, ubwo ni mukeba wawe, uri mukase. yego muri ibi byose ni iki kintu kigeze kikubaho ukumva kabisa kwihangana biragoye? Turabashuje rero bakunzi bacu, bakunzi ba Isanamitima, turi muri studio za Isanamitima. Ndabakiriye kandi ndabakunda, ndabubaha mwese abadukurikirana muri ku isi yose. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Murabizi rero yuko iyo mubonye mama Queen muba mubonye inyigisho z'umuryango. Nabwiye ngo ndi mama w'amahanga, kandi koko nakira benshi, numva benshi, ntega amatwi benshi hano ku Isanamitima. Mbese iyo uhageze ubona ibisubizo by'umuryango. Rero ni ukuri ndabashimiye, ariko mbere yo kugira icyo mvuga reka mbanze mbakirire umutumirwa. Narabwiye ngo ntabwo muri iki gihe kenshi nzajya nkora ibiganiro jyenyine, ndimo kubashakira abatumirwa kandi beza, bizewe pe bafite ubuziranenge n'ubudahangarwa. Rero ntabatsindiye ntabarambiye, ngira ngo muramubona uyu mama mwiza turi kumwe, yitwa Kanyana. Agiye kubibwira, agiye kubasuhuza. Kanyana, turakwakira. murakoze cyane. Suhuza abantu ubibwira. Abantu bo ku Isanamitima ndabasuhuje kandi ndabishimiye. Nitwa Uwimpaye Kanyana Gisele, ndi umubyeyi w'abana 4. hanyuma 2 muri bo ni abana b'umugabo wanjye tutabyaranye. Hanyuma mbivuze ko nzi ko ushaka kuza kwimbazaho. Hanyuma undi n'uwo turera wundi wo mu muryango, hanyuma ngewe nabyaye mu nda yanjye n'umwe. Hanyuma dukora ibiganiro by'umuryango njye n'umugabo wanjye, ibiganiro byubaka umuryango duhereye mu barambagiza kugeza mu bashakanye. Hanyuma dufite channel yitwa Family Pillars. Yes. Inkingi z'umuryango. Yego. Ndumva ari byo byibanze. Ibyo birahagije none. Ariko ikindi kubera ko bikora nk'umuvugabutumwa, twebwe ntabwo tubikora nk'abavugabutumwa, ariko turabakristo. Mbivuze gutyo kubera ko twebwe tuzi neza ko abantu bose n'abadasenga bafite imiryango, n'abatemera Imana n'abatemera Kristo bafite imiryango. Kandi iyo umuntu ari gutanga ubumenyi cyangwa se yigisha ku muryango, umuntu wese ubonye ubwo bumenyi akabutwara akabushyira mu bikorwa buramufasha. Hanyuma rero kuza mu nzu y'Imana cyangwa se gukurikira Kristo ni indi ntambwe tuzavugaho nyuma, ariko abantu bose twe turabakira. Imana iguhe umugisha Kanyana. Mwakoze cyane. Ni ukuri ntimwumva umutumirwa w'uyu munsi ko adasanzwe. Ntabwo asanzwe, afite channel yitwa Family Pillars. Ubwo urumva ko nuyijyaho uzasangaho iby'umuryango, mbese nta kindi kibaho n'iby'umuryango gusa. Kanyana hari ikintu avuze ati twebwe wowe bikora nk'umuvugabutumwa, twebwe tubikora mu buzima busanzwe, ariko mu by'ukuri nanjye burya ntabwo nibanda cyane ku bukristo. Inyigisho zanjye nazo zifata abantu bose muri rusange, kuko no kumenya Kristo ni inyongera, ariko n'ubundi ngo zigomba kubaho. Bataranamenya Kristo ni abantu kandi ni abantu b'Imana. Yego, nibyo. Imana iguhe umugisha Kanyana mwinshi kandi cyane. Reka rero mbere y'uko dutangira ibiganiro byacu n'umutumirwa wacu, tubanze duce bugufi twubaha Imana, dusenge. Abadukurikiranye mwese, Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe n'imbaraga zawe zikomeye. Tugushimiye ubuntu bwawe butangaje kubw'umwuka waduhaye wo guhumeka. Icyubahiro ni icyawe. Turakwinginze rero Mwami ngo ntaba ari twe, ahubwo wowe uvugire muri twe,
kugira ngo amagambo tugiye kuvuga afashe isi yose, abababaye data ubabere igisubizo, ko ijambo ryawe ni ubuzima. Data ni ukuri mwami, dutangirane nawe dusozanye nawe, kandi buri muntu wese abone igisubizo muri izi nyigisho. Urakoze mwami wacu, turagushimiye muri byose kandi turakwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Shalom shalom. Shalom shalom. biba bivuze ngo amahoro y'Imana abane namwe. Yego. Rero mu by'ukuri Kanyana naramurambagije nk'uko barambagiza umugeni. Nabonye inyigisho ze, usibye n'inyigisho z'umuryango, ariko ni n'umugore uzi kubaka urugo rwe, muzumva ubuhamya bwe. Noneho atubwiye ko yashatse umugabo ufite abandi bana. Murumva nabyo bisaba ubwenge n'ubuhanga kugira ngo uzarere abo bana utabyaye mu nda, ariko ubarere nk'abana bawe kandi ubabere umubyeyi by'ukuri. Ubwo buhamya ni nabwo bwamfasheho cyane cyane. Ndavuga uyu mugore afite ubwenge bw'Imana pe. Maze kubwumva rero ndavuga ngo nzagutumira wigisha abantu bihereye ku muryango wawe, kuko tugomba kwigira ku bantu Kanye. Yego. Nshobora kuvuga experience yanjye ugakuramo ibyo ushaka cyane, ukabyigiraho. Twese twigira ku bandi, twigira kuri bya bitabo wigisha. Nahoze numva abantu baguhamagara ahantu twari kumwe, rwose buri muntu wese ashaka kukugisha inama. Yego. Rero narabwiye nti nzajya mbatumiriza abantu bafite inararibonye kugira ngo bagire icyo batubwira, kandi bubatse n'ingo zabo neza. Ntabwo dushaka ibintu biri negative ku isanamitima. Oya, isanamitima nyine ni isana n'ibyasenyutse bigasana. Yego. Kanya, muri ibyo byose buriya umaze imyaka ingahe wubatse? Imyaka ine. Imyaka ine. Ni imyaka ine n'amezi makeya. Kuri buriya bwenge bwose burase ni bwinshi. Uzi ko umuntu yumvise inyigisho zawe yagira ngo umaze nk'imyaka 20 wubatse? Oya da, ni imyaka ine pe. Ni imyaka ine gusa. Ntabwo ntabwo ubumenyi bw'urugo tubukura mu myaka tumaze mu rugo. Niyo dufite. Yego, niyo dufite. Kuko ibintu njya mbijya, ntabwo twafata umwana w'imyaka 15 ngo tumujyane mu rugo ngarabimenya. Hari igihe rimwe n'imwe bihinduka uburushyi. Ariko icyo nari nshatse kuvuga, urugo hari abajya baba nyine ngo urugo ni ishuri, ariko turugeranyije n'ishuri risanzwe. Urabizi ko hari umuntu ujya kwiga, umwana akiga akagera mu wa gatanu agasibiramo inshuro 3. Ariko nubwo yasibiye ntabo wa mbere, agakomeza akaba wa nyuma, bakamusangamo akajya abasobanuza kandi bamusanzemo, bakamusobanurira nanone ntabyumva, akongera akaba wa nyuma, bakimuka bakagera no mu wa gatandatu, akiri mu wa gatanu atarabimenya, adashaka no gusobanurira uwasibye ngo twizihe. No mu rugo ni uko. Mu by'ukuri mu rugo ushobora kuba umaze imyaka 10, ariko nta kibazo urahura nacyo kigukomereye, nyamara njye narahuye nacyo mu cyumweru cya mbere. Icyo gihe rero ko nahuye n'ikibazo, we ntabwo ukizi ariko njye ndakizi. Rero hari umuntu ubasha gutekereza, akanatekereza ibyo abandi bahuye nabyo atarahura nabyo. Ntabwo bisaba ko azabanza ngo ahure nabyo, kuko ibibazo wahuye nabyo ushobora gusanga ari bike ukurikije ibyo abandi bahuye nabyo. Wababwira iki se? Ibyo utahuye nabyo wabivugaho ute? Nibyo kandi nibyo nta nubwo wa mugani urugo rugombera imyaka, wa mugani keretse babandi bari under age. Yes. Kandi mu by'ukuri biragaragara ko ukiri na mutoya. Kuba urugo rwawe rumaze imyaka 4 birangana nk'uko ungana. Ariko mu by'ukuri nanjye njya nkunda kubwira abantu ngo ubwenge bwo kubaka urugo buturuka ku Mana. Yego. Buturuka ku Mana, ntabwo tubwigira mu ishuri, ntabwo ari uko dufite imyaka myinshi, ntabwo ari uko tumaze imyaka mu rugo myinshi, ahubwo ubwenge bwo kubaka urugo umuntu abuhabwa n'Imana. Ni Imana. Rero Kanya, mbere y'uko tujya kure ndashaka kukubaza, ndabizi ko wubatse urugo kandi Imana yaguhaye ubwenge bwo kurwubaka no kwihangana. Nkurikije ubuhamya bwawe, n'abandi bazaza babwumve. Ni iki cyakugoye muri ibi byose? Ushatse
umugabo ufite abana ntekereza ko abo bana bafite mama wabo, ubwo ni mukeba wawe, uri mukase. yego muri ibi byose ni iki kintu kigeze kikubaho ukumva kabisa kwihangana biragoye muri rusange mu rugo? muri rusange rero sinzi icyo navuga. nta kintu kidasanzwe cyangoye, ariko si uko byose bitari bigoye, ahubwo ni ukuvuga ngo byose byari bigoye, ariko nta kintu cyananiye ngo numve kirandenze. gusa mu minsi ya mbere numvaga nta mwana nzahana. numvaga ntibaza uko nzabigenza kugira ngo mpane umwana. tutaranabana, tujya ku bana twarabiganiriye na papa wabo cyane, twaraganiraga ibintu byose, impungenge mfite nawe nk'ibibazo uri kwibaza, njye nabyibazaga ntarashaka. nkabimubaza rero nyine nkamaze nzabigenza gute. rero navuga ngo se nzamuhana gute umwana nimutonganya, kuko yenda kose ntibibaho ko umuntu adatongana. nimutonganya azahungana avuga uyu muntu ntabwo ari mama, cyangwa kumunyuzaho akanyafu. ubwo none iyo haje akanyafu ari ibindi bindi, ibyo ni ibindi bindi, urabizi ko ubu ngubu bitanemewe. ariko igihano cyose waha umwana ushobora naribaza se nzamuhana gute, se azatekereza ngo iyo aba ari mama ngo ntabwo aba abikoze. nkumva nyine ni ikintu kizangora. noneho ndabimuganiriza, arabangohoya rero ngewe ntabwo ibyo nawe ko mbyumva, ngo none se ngo nawe nubyara ngo wowe ntabwo uzamuhana. iki kintu cyambere nk'uko umuntu yaba agututse, numva kirankomerekeje, numva mbwiye nabi, ariko numva ni ukuri, ni uko nyine kiramvuna cyane, ariko kuraryana. urumva yari ari kungira umubyeyi. noneho rero ubwo dutangiye kubana ibyo bintu byangoye, umwana, abana batoya b'inkurikirane rero baba barwana, baba bakora udukosa twinshi, barimo gukina, umwe agasunika undi, akaza rero ukabona kandi ko kararenganye. mu gutoza umwana umwibutsa ko atagomba gukubita mugenzi we, atagomba gutuka mugenzi we, atagomba guhemukira mugenzi we, mbese ibyo bibazo by'inkurikirane. urumva nayo bayemo ngiye navuga ko nayo nkiri umukobwa, nayo ntarabyara, niyihujije no guhita nsama kugira ngo mbanze menyerane nabo. rero nicyo kintu cyangoye, ariko ntabwo byatinze, nta nubwo byamaze ibyumweru 2. sinzi ukuntu Imana yabigenje, mpita menya uko mbigenza, menya guhimba ibihano. ntazi ko ngiye ntabwo ngiye mu mikurire ntabwo ngira amakosa menshi ngo bampane, ngo mbe nakora ibyo bankoreye. oya, narabyiza nkavuga nk'umwana ungana gutya barakeneye guhanwa bimeze gute, ese iri kosa yakoze narihuza n'ikihe gihano kugira ngo agororoke kandi bidatinze, ko numvaga nibitinda bizanesha umutwe. nuko nyine nkagenda nkahita numva ikintu nakora, inspiration nkayibona. nuko nyine, ariko urebye ni icyo ngicyo cyanduhije. none se ubwo nta munsi n'umwe wigeze umuhana ngo ubone agize nk'igitekerezo cy'uko utari mama we? ntabwo nzi niba bajya babitekereza. rega nanabafasha ari batoya, bataramenya ubwenge. oya, bari babuzi ko, bari bazi ko ntari mama wabo. bari bafite imyaka ingahe? umwe yari afite imyaka 7, undi yujuje imyaka 4, tumaranye amezi 2. urumva bari babizi ko ntari mama wabo. ntabwo byasabaga ikindi kintu kugira ngo babimenye. urumva rero umuntu uzi ko utari nyina, ibyo byose ashobora no gutekereza ngo ibi bintu umuntu ankoreye ntabwo nuko atari mama. ariko impamvu ntekereza ko batabitekerezaga, ngiye ntabwo umwana ajya akora ikosa ngo mpite muhana. ndabanza kumuhanura nyine, kumugira inama. nkavuga rero ibi ntabwo bikorwa gutya, bigenda gutya na gutya. noneho kandi nkaba ndi kuvuga amagambo ari ku rwego rwe, ayo abasha kumva, nkamubwira n'impamvu akwiye kubigenza gutya, n'impamvu adakwiye kubigenza gutya. ibyo nkabikora inshuro 1, inshuro 2, inshuro 3, ubwo iyindi ni ibihano. rero ndumva atatekereza nabi, kuko ntabwo mpita mfatira aho ngaho ngo ntongane ngo ngire gute, cyangwa umubwire amagambo. nta nubwo mubwira amagambo asesereza, amwibutsa uwo ari we, amwereka wenda ko atandukanye n'abandi cyangwa se atandukanye nanjye. oya, muhana nyine nk'umuntu bisanzwe. none se Kanyabikira, aho naguciye no mu ryo uvuga ko hari abantu bavuga ngo umwana wundi, uko wamubwira uko ariko kose, uko wakwitwararika ko ariko kose, biragoye cyane cyane ko aba agihura na mama we. hari n'abagenda bakabwira ba se utugambo kandi ba se bakatwumva. we ntibyigeze bikubaho? ntekereza ko wenda niba binahari, wenda bizabaho
bakuze wenda kuko urumva twebwe dukorera umwana ibintu, ibyo dukorera abana bimeze nka kwa kundi ujya ahantu wabasiye bakakugaburira. Iyo bari kukugaburira baba bumva barimo kugukorera icyo bashoboye cyose, baguhaye ibyiza bateguye mu bushobozi bwabo, ariko hari n'igihe utabishima, ariko wenda ukabereka ko wishimiye kubera ko uhari, noneho nyuma iyo watashye nibwo witekereza ukavuga uti ko baramenya iki bampaga, buriya se buriya bumeze gute na gute. Ntekereza ko wenda uyu munsi ntabihari, ntabyo mbona. Wenda nibakura bazasubiza amaso inyuma bavuga ati uriya muntu yaraduhemukiye, cyangwa se bavuga ati uriya muntu yadukorera ibintu byiza. Ubwo nicyo gihe nanjye ntegereje, kuko uyu munsi ntekereza ko ari bato ku buryo batazi gutandukanya ibintu n'ibindi. Hanyuma rero kwa mama wabo ntabwo baratangira kujya bajyayo ngo bagiyeyo batinzeyo babone uko bagereranya hano na hariya. Barahura bakaganira bakabaha ibyo wenda bafitiye, ariko bagataha. Ntabwo birageraho wenda twavuga ngo bagiye hariya batindayo na hariya baje barahatinda. Hanyuma kuba wenda babwira papa utuntu, hari ukuntu papa wabo hari ikintu yakoze, afite imyumvire cyangwa se afite imitekerereze ntari nzi ko nyine ari myiza cyangwa se ari ngombwa. Ni ukuvuga ngo muri we, kandi ndumva nawe ukizi icyo kintu, muri we azi neza ko umugore n'umugabo nibo bibanze hagakurikiraho abana. Bivuze ngo umugore afite agaciro kenshi, sinzi niba ugeze mu mvuze ryo nakabaye mvuga, ariko afite agaciro kenshi ku mugabo kurusha abana, kandi n'umugabo afite agaciro kenshi ku mugore kurusha abana. Kuvuga ngo ugomba kubanza kwita ku mugabo ukabona kwita ku bana, ugomba kubanza kwita ku mugore ukabona kwita ku bana. Rero yanshyize mu mwanya nkwiye kubamo, hanyuma abana baza inyuma yanjye. Ntabwo noneho ntekereza ko wenda yabanje kungenzura, njya mbimubaza maze kutajya umbwira wenda ngo berana bikoze nabi, kutajya umbwira wenda ngo abana nabahohoteye nagize gute. Ati si ubwo ubuzi ko ntabireba? Ati nta biba bihari, ninde ubona nzabikubwira, ntabwo mba ndangaye. Ubwo rero icyo kintu narumvaje ntekereza ko wenda wasanga nta kintu nkorera abana cyatuma bajya kuvuga utuntu. Ni ukuri nshimiye umugabo wawe by'umwihariko. Buriya njya mbona abagabo kubera ko aribo bayobozi b'imiryango, hari ibintu bubaka bikubakira. Iyo wahaye umugore agaciro ukabyereka n'abana, ukabyereka n'abashyitsi, ukabyereka n'imiryango, buri muntu wese umugore aramwubaha. kandi bene uwo mugabo aba anateka ingata ye mu kubona ukuri, yego, akamenya ko abo bana nta mutima mubi bafitiye, ari nabyo nshaka gusorezaho kuri icyo kibazo nakubajije. Ubundi umuntu amitsimiza ibyo ashoboye, yego, nubwo umuntu yagenda kuvuga nabi, nubwo umuntu yazahinduka, ariko wowe umutima wawe ukaba ari mwere. umva wenda kuri icyo ntari mvuze wumve ngo nageza urumva kwa kundi nyine nkuko nawe utekereza rwose, nageza nkajya mvuga ibyo byose ngiye ntabwo nabasha kurira umuntu ngo mukuze, urumva ntabwo twatangiranye ubuzima nabo. Urumva iyo utangiye kurera akana gafite umunsi umwe kajya kugira imyaka 3-4, hari ukuntu mwamenyanye mwarakonekitinze, nta n'ibindi azi, nyine ni wowe nawe. Buriya niyo mpamvu niyo mubyeyi aguhemukiye ujya kubimenya waratinze, ntabwo ubuzi ko ari kuguhemukira, ubibona nyuma. Rero nkanjye nabasanze ari bakuru, hari n'ahandi babaye, hari n'undi babanye nawe gutyo gutyo. Numvaga ntiyizeye 100%, numvaga nzabakorera ibintu byiza, ariko nkumva sinizeye ko wenda bizabanyura, kuko nyine umuntu ni mugari kandi n'umwana ni umuntu. None wumve ngo na n'ubu kandi twajyaga twicara nkababwira, rero nimuzajya mubona n'abakorera ibintu wenda mukabona si byiza kuri mwebwe nabangamiye, ubu noneho bazi kwandika, bazi gusoma no kwandika, muzajye munyandikira. Niba mudashoboye kubimbwira ko umuntu wakugiriye nabi cyangwa wakubabaje, kumufesinga biba bigoye, noneho si na mama wawe. Noneho muzaye mubimbwira, niba nanira munyandikire, nibyanga muzaye mugenda mubwire papa wanyu azabimbwira. Nkajya nababwira papa wabo ntibambabara, ugafata abana ukabajyana ahantu mukaganira, ukabaza niba nta kibazo bamfiteho. Hako n'umuntu nta n'ibyo yigeze akora. Ubanza nyine buri wese aba yumva ibyo nakoze bikwiye. Navuga ngo Imana iguhe umugisha ko ntabwo biba byoroshye, kandi koko niko twatangiye tuvuga ngo ibintu byose mu rugo bisaba ubwenge buvuye ku Mana. Yego. Ariko nanone bigasaba nubwo umugore wenda ibyo aba yakoze aba yumva ari ibyo, bigasaba n'umugabo umuha support, kuko hari abagore benshi twagiye tuganira bafite abana babereye ba mukase, usanga
umwana ashobora kwiherana umugabo yamubwira utugambo ugasanga nawe aratwumvise, cyangwa umwana yabwirwa na nyina ibintu nawe akabishyira mu bikorwa ugasanga umugore yabuze icyo afata n'icyo areka. wenda icyo reka tukirenge. urabona ko nyine urugo si n'ibyo gusa, urugo rugira byinshi 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 cyane, ku buryo umugore ukuntu nabibonye niwe manager w'urugo. ni nayo mpamvu nkunda kwigisha abagore. hari abantu bavuga ko mama queen uvugira abagabo, iteye kuba wumva amakosa ari ay'abagore, ariko ntabwo ari ukuvugira abagabo. njyewe nkurikije ibyo nahuye nabyo nta nubwo nakabaye mvugira abagabo, ahubwo kubera ko hari impano mvuga ukuri. ahubwo ubundi wamugane mvuga ukuri nk'uko kuri, ko buriya iyo wateguye umugore wateguwe, nibyo bajyaga batubaza bati ko mutegura abakobwa bagiye gushaka ko mudategura abagabo. ibyo bya bindi bya burayidi ushaka bati kuki mudakurana buri umushaho. ariko mu by'ukuri umugore wateguwe neza uzarebe na bibiliya. bibiliya twebwe dusoma bibiliya ahantu hose, iyo imana ivuga ku muryango ibanza kubwira umugore, bagore muganduke, umugore w'umutima, umugore w'ubwenge, umugore mwiza. urumva ni uko imana izi ko abagore bashoboye, icyo ni cyo cya mbere. ikaba izi ko ari n'abajerante bajera b'urugo, ikaba izi ko bafite no kwihangana no guca bugufi, niko yabaremye n'imbabazi nyinshi. mu by'ukuri buriya umuntu wabyaye imana yamuhaye imbabazi ziba muri we, zo gutwita, zo kurera, zo buri kintu cyose. rero niyo mpamvu dutegura abagore. hari ikintu njya nkunda kwigishaho cyane cy'ingenzi, inshingano nyamukuru y'urugo. mu kinyarwanda ni imibonano, mu cyongereza ni sex. urumva njye nabonye ko ari inshingano ikomeye, kuko nicyo gihuza umugore n'umugabo bakaba umwe, niyo relationship, nibwo bumwe bafitanye. ibi bintu nubwo umaze imyaka 4 mu rugo, ni myinshi nayo burya. wowe ubyumva ute? wowe nkawe ubyumva ute? kuko uri umwigisha w'imiryango. gira ikintu bitubwiraho niba ujya unabyigisha mu nyigisho zawe. ntabwo wakwigisha umuryango cyangwa se umugore n'umugabo ikintu wowe kukivugaho. njye nkunda no kuganira n'abakobwa, kubera ko abantu bose bagira impamvu batangiye ibintu, ariko dufite impamvu nyinshi zatumye tubitangira. imwe muri yo ijyanye n'ibi byose mba ndi gukora. ni ukuvuga ngo njye njya gushaka, ntabwo abantu banganirije ngo bambwire bati dore ugiye mu rugo uzabigenze gutya na gutya, uzitwararika bizagire gute. bamwe ngo bari bazi ko mbizi se mbizi, bazi ko nabikuye. ni bwa bwenge bwinshi bakubona. oya, ntabwo wabura icyo ubwira umuntu, urumva. noneho kandi nta muntu utagira ibintu bimucarenjinga iyo ageze mu rugo, uko byagenda kose. barayinkoreye, oya n'ejo bundi zari zihari, barayinkoreye, ariko ntabwo bampaye inama, nyine zo kubaka urugo. ubwo nyine abayinkoreye bumvaga mbizi, ariko navuga nk'umuryango cyangwa se abandi bantu ba hafi cyane, ngo bavuge bati ngwino tukwicaze tukubwire ibintu n'ibi, ntabyo bambwiye. rero nkavuga ariko nk'ubu ngubu ko nta kintu bambwiye, kandi mfite abavandimwe, kuki nta kintu bambwiye. ubu ngubu abandi bo nabo nibagenda nk'uko bandetse gutya bazagenda babigenze gute. kandi nubwo yego nta rugo rumera nk'urundi, ariko byibura abantu bapfa kumenya utuntu turi rusange. hari utuntu turi rusange umuntu wese afatiraho agakora umwihariko. erega ni pillars, ni inkingi. ubwo rero icyo kintu warumbajije nacyo nyine njya nkiganirizaho abakobwa cyane cyane. abasore bo ntabwo ndabafatisha ngo mbibabwire, ariko nk'abadusuye bakiri abasore turabibabwira. hanyuma rero icyo kintu kirakomeye. impamvu gikomeye ni uko buriya iyo abantu bakoze ubukwe, bakagera mu rugo baramaze gusinya mu murenge no kwa padiri cyangwa se mu rusengero he basezeranye, bakagera mu rugo bakaryama ntagire ikintu bakora. ntibagire ikintu bakora iryo joro cyangwa se n'iyindi minsi nyine mu gihe bataragira icyo bakora.
nyine baba ari umugore n'umugabo nyine mu mategeko, ariko ni ukuri ntabwo baba ari umugore n'umugabo, biriya ni nk'aho ari sinyatire ya nyuma, urumva. Ni ukuvuga ngo nicyo nyine kibagira umwe, nicyo kibagira umugore n'umugabo, ibirenze mu mategeko, ibirenze ko abantu babibona hano inyuma. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cy'ingenzi kigomba kubaho mu rugo. Hanyuma rero uravuze ngo kidahari nta rugo, nta bumwe. nyine mu rugo hari ni ibintu byinshi, uko babivuze ko mu rugo habaho ibintu byinshi, ibintu byose birunganirana, kuko nanone imibonano mpuzabitsina yonyine nayo ntabwo ihagije mu rugo, n'ubundi buzima nabwo bwonyine ntibuhagije, ariko naho kiriya kitabaho, ubwo nyine mwamura abaturanyi mubana mu nzu, mwamura abashiki na basaza, mwamura mushiki na musaza. Rero ni ikintu gikomeye cyane. We hari ukuntu ubifata nyine nk'ikintu wenda ntabwo nzi wenda uko nabivuga, ariko njye mbona ko ari ikintu kinini cyane mu rugo, kuko nyine niyo kitabaye cyangwa se cyabaye nabi giteza ibibazo mu bindi bintu byose umuntu akora, ariko nanone nkagifata nk'aho cyunganira n'ibindi bintu byose byo mu rugo. Ni ukuvuga ngo kiriya kintu kirakomeye kandi kirihariye ukwacyo, n'ibindi birakomeye kandi birihariye ukwabyo, ariko kiriya ntabwo aricyo kigomba kujya inyuma y'ibindi ngo tugifate nk'ikintu kidakwiye, cyangwa se ngo tugisuzugure tumere nk'aho nta kintu kivuze, kubera ko cya kintu gikora mu buzima busanzwe, kigakora ku bwonko, gituma abana bavuka, mbese ni ikintu kinini. Ubwo ntabwo nzi icyo ushaka kumbaza nyirizina, uragenda mbazaho, ariko nakubwira ko ari ikintu kinini mu rugo. Niba kitabayeho nta mugore n'umugabo bahari, kuko kitanabayeho nyuma y'amezi angahe uvuze ngo ngiye mvuye mu rugo, nta n'uwakureba nabi, ese waba waragiye. Ni ukuvuga ngo umuntu asanze umugabo bidakunda, cyangwa n'umugore bidakunda, n'abagore bagira ibibazo bituma batabikora, separation ibaye, cyangwa se ukagerayo ugasanga hari ahantu uragira ngo nta ruhari, wahita utaha. Kanyana ati icyo kintu usanze uriya rugingo rudahari wahita utaha, wakwitahira, wakwitahira. Kandi kiriya kintu ntabwo nakivuga cyonyine ko gisenya urugo, ariko hari ibibazo byinshi bituruka kuri kiriya kintu kubera ko cyo kitanavugwaho. Ntabwo abantu bakivugaho, ibibazo byaturutse hariya ntibabivuga, uwo byagendekeye nabi nta koma, umuntu aba ari aho ngaho, bamwe bazi ko ngo bikorwa ngo rimwe mu mezi abiri, abandi ntibazi ko ngo bigenda neza cyangwa nabi, nyine nta makuru abantu babifiteho, kuko rero bitavugwaho bishobora no gusenya urugo, kuko nyine nta makuru babifiteho. Ni ukuvuga ngo n'abashakanye kugira ngo bazicare babiganireho biragoye, bavuge ko mana yanjye, ese ngira ngo abashakanye barabivuga, buriya tubona abantu bagenda mu nzira ariko baratubeshya, basa n'abatwiyemeraho, ntabwo babiganira. None se niba umuntu bakoze kiriya gikorwa, umuntu akumva rwose wapi nta kintu yumvise, akumva nta cyanga, akumva ntabwo azi ibyabaye, urumva nta buryohe, muri make ni nkaho nta cyabaye, ariko akaba atabibwira mugenzi we, none se ikindi bazavugana n'iki, ko icyo ngicyo ari cyo cyoroshye, kuko uko ni ugutanga feedback. Ni nk'uko uha umuntu ibyo kurya batavuga ati biraryoshye, cyangwa se harimo umunyu mwinshi, cyangwa se harimo mukeya, ibyo ngibyo utabivuze umuntu yakugaburiye ahita yimagina ko utanariye cyangwa se utanabikunze, urumva. Noneho iyo utagira icyo uvuga, hari nk'umuntu ugutekera buri munsi ayoberwa uko azajya ateka, apfa kujya ateka nyine, apfa kujya ateka, ariko ntabwo anezerwa nk'aho wamubwiye ngo byaryoshye. Rero mu rugo nanone biriya bintu, igihe cyose udashobora kubwira mugenzi wawe ngo byagenze neza, udashaka kumubwira ngo dukosore akangaka, ngo mushimire niba byanagenze neza cyangwa niba bitagenze neza, umubwize ukuri, umubwire uti wakosora kano kantu, nyine ugasanga. Ariko ni ukuva kera, ntuzi ko hari ahantu hitwa Mukagatare, kera ariya mazina yazaga ari amagenurano, uvuga ngo iyo umugore wawe yabaga ari Mukagatare nyine yumye, nta atoroshye, nta mavangingo hari, ntaki, kugira ngo nyine umwereke uko wamubonye, umubwire uko umudefinisa, witaga umwana Mukagatare. Urumva rero na kera ntibabiganiraga, uyu munsi rero nabwo ntibabiganira, ahubwo uyu munsi babonye igisubizo bajya gucana inyuma, abandi bakajya gushaka abapfubuzi. Nubona abapfubuzi ntimukajye, sinzi, hanze hari abantu baca imanza gusa, n'uwumva ijambo ngo abapfubuzi, n'uwumva ijambo nk'iryo ngiryo ntukagire umujinya, cyane cyane nk'abakristo bakunda kugira umujinya ko ibintu byateye n'ibitaka satani. Biriya ntabwo ari ugutotesha satani, ahubwo ujya ureba ikibazo cyabaye hehe. Uwo muntu yashatse umupfubuzi kuko afite ikibazo mu rugo,
kuko afite ikibazo mu rugo, kuko ari umuntu wapfakaye ntabwo yavuga ngo arashaka umupfubuzi kuko ntabwo byakwitwa uko. Abapfubuzi ushaka umupfubuzi uko nyine wapfubye, ni ukuvuga ngo umuntu mubana mu rugo ntabwo abikugenzereza neza, ntabwo umeze neza. Rero twakabaye tureba hariya hantu kugira ngo duce iki kintu. nabuciye mu ryo uvuga akanya uravuze uti abakirisitu mwebwe muratokesha bikanabarakaza ariko nanone nta nubwo ari twe ni ukubera ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuryamana kw'abarongoranye ngo ntihakagire ikikwanduza, kuko abasambanyi n'abahehesi ngo Imana izabaciraho iteka. Urumva rero ntabwo ari twe tuba twaciye iteka. Rero mu by'ukuri nanone ntabwo twanabishyigikira, ko ngewe hari n'abagabo bajya bambaza bati se ko umugore yankaniye ubu se njye hanze ko ntangiye kugira n'ingaruka z'uburwayi. Urumva nyine n'ibyo byose ni ukuvuga ngo umuntu ukubwiye ngo ajye hanze nyine icyaha agiye gukora n'ubusambanyi, ariko kwitwa gupfubura byo ntabwo twabigeranya, nyine nabyo ni ubusambanyi, ariko uko byafashe irindi zina twakabaye dushaka igisubizo cy'icyo kibazo cyo gupfuba cyangwa se gupfubura cyangwa kugira gutya. Ngaho tanga igisubizo cyangwa twunganirane. Ese solution ni ukujya kwipfubuza? Ese solution ni oya, biriya ni umwanda. Biriya ni umwanda. Ese urugero ngo biriya ni ibintu ntabwo ari ibintu, ni ishyano. nyine ubundi ntabwo twabona ijambo riremeye twabivugamo, ariko ni ishyano. N'umugore bitamereye neza aho kugira ngo ajye muri biriya bintu waza ukagisha inama. Arega nta kibazo kiba mu rugo kidafitiwe igisubizo, ahubwo nuko abantu banze kubivuga nyine babigize bihagararaho bakanga kugisha inama. Kandi nubwo ubona wenda hari ibibazo nihariye ngiye mfite, wenda wasanga icyo ufite ngiye mfite igisubizo cyacyo, wenda nanjye icyo mfite ukaba ufite igisubizo cyacyo, ariko buri wese yigumira mu bye bikaducanga, babigira ibanga. Icyo mbona rero abantu bakwiye kuganira, nicyo kintu cya mbere, umugore n'umugabo bakaganira kuri iriya ngingo, kuko n'ubu ngubu umuntu ureba kino kiganiro akwiye guhita atekereza ati ariko ubundi njyewe bigenda neza iwanjye, nubwo ntarabona ibyo bibazo byose byo gucana inyuma, kujya mu mapfubuzi kugira gute, ese ubundi njyewe bigenda neza? Kuko wasanga wibwira ko bigenda neza kandi umuntu wawe yarihanganye yarashize atarakubwiye. inshinga yo kwihangana ndanayanga, ndayanga kuko nta muntu wihangana yishimye, kandi iyo kwihangana bigeze ku iherezo byakunaniye nibwo bya bibazo byose biza. Sekanya tureke kwihangana se, kandi kwihangana ni indangagaciro ya buri muntu wese, ariko kuba wihanganye guhera ku myaka, wenda tugiye guhera ku munsi wa mbere wubatse kugeza ku myaka 50, ubwo se warebye washakitse ibisubizo ukoroherwa, ntubeho wihanganye. Uzi ko buri abantu bishyiramo ngo reka nihangane kandi bari gushaka ibisubizo bakabaho banezerewe. Iki kintu cyo mu rugo, niba wumvise kino kiganiro ukwiye kwibaza uti njyewe bigenda neza mu rugo, ukagenda ukaganiriza uwo mubana, umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, se wowe numvise ikiganiro. Abantu benshi bananirwa no babura naho bahererega, bahera bavuga kuri bino bintu. Numvise ikiganiro ku isanamitima bavuga ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, wowe ubona bigenda gute? Uba ubonye aho utangirira. Ntabwo umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ari buze kukwita ikindi kintu, ntabwo ari buvuge ko yavanye ahandi hantu, umubwire ko wabivanye aho. Bigenda gute? Ubona bigenda neza? Ubona nkugenzereza neza? Se ubona iki twahindura, twakosora iki? Uwo muntu nyine ukavuga uti reka tubivugeho, ni ubuzima bwacu bwihariye, ninjye nawe, nitwe tubana, dukeneye kwishimira bino bintu, numva abandi ngo barabyishimira, wowe wumva wishima bihagije, mugatangira mukavuga. Noneho rero umuntu akubwira nyine ikibazo afite, niba wenda iki se turavuga iki, wenda hari abantu nk'abagabo n'abagore, akenshi abagabo n'abagore baratandukanye. Umugore kugira ngo azagire ubushake bwa kiriya gikorwa bisaba imbaraga nyinshi ugereranyije n'umugabo, kubera hormone. Noneho abagabo bo rero uyu munsi nk'ubu ngubu mushobora kuba muri kumwe nonaha agahita abishaka nta n'ikintu kibaye, noneho bimubwiye bwo bihita byoroha, ahita abishaka nabwo. Noneho umugore ushobora no kubimubwira n'ubundi akumva ari kure, akabikurura bikanga ku buryo mujya no mu gikorwa wowe rwose ukijuta we ataranamenya icyabaye, akaba yasoma n'ikinyamakuru. Muri make ni nko gutangira kurya uri kumwe n'umuntu ku meza, ukarangiza kurya we aribwo gitangira. Rero bivuze ko aho hantu hazamo ikintu cyo gutegurana. Gutegurana ni ikintu gikomeye cyane,
ariko abantu batagirana ikiganiro bataganira n'ubundi ya komunikasiyo twavugaga nabwo ntabwo bategurana. kuvuga ngo gutegurana bishobora no gufata umunsi wose, mugategura igikorwa kiri buze kuba nijoro mwahereye mu gitondo, kuko uzi ko umugore bigoranye, umugabo nafate umwanya kuko wavugira abagabo. ubwo nanjye reka mvuga inshingano z'abagabo ntabwo ujya uzivuga kuri iki ngiki nibyo ndi kuvuga. umugabo nafata umwanya ategura umugore we, amubwire, amubaze amakuru, umeze ute, umeze neza, ese nta kibazo ufite, amusubize, baganire bisanzwe, yaba kuri telefone cyangwa se bari kumwe niba bari kumwe mu rugo, nyine baganire bisanzwe, ku buryo umugore twatubazo twose ashobora kugira tw'umunsi wose, ku kazi byagenze nabi, wenda umwana yarwaye cyangwa se nta n'umwana afite, wenda gutekereza ukuntu atarabyara, mbese bya bibazo byose bishobora kuba biri mu buzima bw'umuntu. iyo babiganiriye umugore, kuko umugore aba akeneye umuntu bavugana kumva bari kumwe, ahita abona ko wa mugabo bari kumwe, wa mugabo none yatangiye kumwegeza, babaye inshuti yawe rero gukora kiriya gikorwa biroroshye. noneho rero biraza kugera mu masaha yo gukora cya gikorwa, umugore nta kibazo afite kiri kumujyana kure, kuko buri impamvu tutaza vuba muri kiriya gikorwa, impamvu abagore bataza vuba uretse n'imisemburo, ubundi abagore baba muri detaye uko batandukanye n'abagabo. abagore baba utuntu twose ni detaye, ndareba ahangaha ngahita ndeba se buriya hariya barusa gute, buriya barukuye hehe, kuki barushyize mu ivaze imeze kuriya, kuki umuntu aba ari kureba utuntu twinshi, mu gihe umugabo we n'iyo vaze atayireba. umugabo we arareba aho yicaye, niba ari aho kwicarwa birahagije, mu gihe umugore arimo kureba n'amakurere n'ibiki. kuvuga ngo umugore ashobora no kuba ari gutinzwa na za detaye ziri mu buzima bwe, ziri mu tuntu n'utundi, ari kureba ukuntu aho bahagaze, wenda hari abana cyangwa se aho bahagaze, wenda hari abashyitsi bagiye kuza. umugabo nta kintu yamubwiye ko hagiye kuza abashyitsi, ariko umugore ko hagiye kuza abashyitsi gutekereza, ndabaha mu kihe kirahure, amazi ndayashyira mu kihe kirahure, ese nibaza barasanga intebe zisa neza, urumva ahantu ari. uwo muntu kumuvana muri izo ntebe no mu birahure ukamuzana muri cya gikorwa biragoye, mu gihe umugabo we aho areba naho. abagabo ni goal oriented, ngo icyo bagamije nicyo bakora, nta bindi biza ku ruhande. rero utwo tudetaye mwaganiriye, umugore n'umugabo baganiriye, umugabo atuvana mu mugore, none ugatangira kumushyiramo ibyo uko umukunda, uko umukumbuye, uko umushaka, uko ushaka ko biza kugenda neza, uko ushaka noneho ujya kugera kuri cya gikorwa nawe yamaze kwitegura. ni uko nguko kumutegura nta kundi. none se Kanya, ndabyumva rwose, no gutegura ni ngombwa ko turi abantu, ntituri inka, ntituri n'ibikoko. ariko se ko abagabo kompleni njya numva bavuga ko ushaka gutangira kuzana ibyo biganiro n'umugore ntashake kubyumva, aba afite ibindi bibazo, ntashake kubyumva, yumva binateye isoni, yumva ngo hari uwabwiye umugabo ngo mu kinyarwanda ibyo bintu ntabwo bikunda, ntabwo bikwiye kuvugwa nk'uko byiboneye. benshi baba bafite amasoni, benshi baba bumva atari byo priorite, benshi baba bumva atari byo byihutirwa, atari byo biza mbere. abo bantu bagira inama, dore ko n'amasaha barimo aduciye. ahangaha rero nyine abantu bakwiye kugira ubwenge. ubundi hari ubumenyi umuntu agomba kuba afite na mbere yo gushaka. none se umudamu niba umuntu ashatse azi ko agiye hehe, nyine uzi ko ugiye hehe. hari n'umukobwa nzi washatse amara ibyumweru 2 ngo ataremerera umugabo ko bagira icyo bakora, nyine umuntu aba azi ko agiye. ibi bintu tugomba kumenya ko ntabwo ari amagambo yacu, tugomba kumenya ko ari ibintu bigomba kubaho. uwo mubana nk'umugabo wawe, ubwo turi kubwira abagore, umugabo wawe niba abishaka, ahubwo wowe impamvu utabishaka nicyo kibazo, kuki wowe utabishaka. ariko mbere y'ibyo byose ugomba kumenya ko ari devoir ufite, ni umukoro wo mu rugo, ni ikintu gikwiye gukorwa. noneho umugabo niba abishaka ugomba kubyemera, mukabikora niba nta kibazo wowe ufite. nyine banza wumve mu mutwe wawe ko ari igikorwa. biteye isoni koko? ntabwo biteye isoni, ndetse nubwo byatera isoni zakabaye zibaho hagati yawe n'umugabo wawe. wenda umuntu yazigira nk'aha turi kubivugira, wazigira mu bandi bantu mu ruhame, ariko se ko ari umugabo wawe. ibintu byose mwakoranye, ubwo ngubwo urumva biteye isoni? nibyo bikomeye. ni ukuvuga ngo abagore nibumve ko ari ikintu kigomba kuba mu rugo. niyo mpamvu bashoboraga no gukomeza bagukundana ntibabane, impamvu babanye no kugira ngo bene babikore. ni nacyo kibahuza by the way, kuko aho babaga bakoraga ibikorwa bisanzwe bya buri munsi, kubyuka ukajya gushaka akazi, ukaza ugateka, ukarya, ukambara, ukagira gutya. ikiyongereyeho kimwe cyonyine ni icyo ngicyo bakorana n'umugabo. rero ntabwo bavuga ngo umuco nyarwanda mbese n'iki,
muco nyarwanda se ntabwo babivuga nyine umuco nyarwanda nawo wa kera muri analogue ibyo bintu nyine byabaga ari amasoni n'umuntu yinjiraga mu cyumba yihishe n'amatara bakazimya n'ibintu byose kugira ngo atanakureba cyangwa ngo umurebe, ariko umuntu yaba yarasigaye kuko aho tugeze ahangaha abantu baraganira. Icyo gihe impamvu yinjiraga ameze gutyo ntabwo yabaga amuzi, kuko umukobwa barazaga bakamusaba mu muryango bakakujyana bagushyiriye wa musore utari umuzi, nta mahirwe yo gukundana bari bafite. None se ko twe twagiye dukundana, ubu warabwiye umuntu ngo ndagukunda? Abantu benshi ko bagiye bajya kubana baranaryamanye, ubwo none ubu ngubu bigutera isoni? Twe twararambagizanyije, abantu bakoze amasave the date, abantu bateye ivi, wagiye kwerekana umuntu wanyu ngo dore umuntu ngo twarakundanye uramusobanura. Wanavuze ko hari n'abagenda batanze avance kandi bageraho bakanabyica, bakagenda banatwita, bagera bakabyica. Rero ikintu cya mbere ni ukumenya ko biri mu nshingano zawe, icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi rero, uretse ko navuze ngo abagabo bategura abagore, n'abagore nibige kwitegura. Umugabo atagutegura, umugabo ashobora kuba adafite n'ubwo bumenyi, ashobora no kuba atabonye umwanya, ko abantu bakora akazi katabimena no kwandika iyo message, urumva. Ariko nawe niba uzi ko ari ibintu bishobora kuza kubaho, nawe utegure, tangira umutekerezeho, utekereze ukuntu afite bya byiza runaka uzi, nawe umuhamagare, umwandikire, utekereze ukuntu muzatera imbere muri kumwe, utekereze ukuntu iyo mwatembere bemeze gutya, utekereze ukuntu mwabyaranye mwarabyaye, niba mutarabyaranye utekereze ukuntu mukiri kumwe, niba utekereze ibintu byiza, yego utekereze ibintu byutekereze ukuntu wenda yaguhaye impano iyi n'iyi, ukuntu yaje kugusaba iwanyu, ukuntu wenda hari igihe warwaye akakurwaza, ukuntu ibintu nk'ibyo umutekerezeho neza. Hanyuma hari n'ibyo kurya, hari ibyo kurya abantu barya, umubiri nyine gasa nk'iyitegura. Ntabwo turabitindamo cyane, ariko nk'iyo umuntu anyweye nk'amata y'inshyushyu nka mbere y'uko igikorwa kiba, nka mbere y'isaha, buri umubiri uri kugenda uwutegura. Iyo unyweye ushobora kunywa na mukaru uri kurimo tangawizi, ubwo utari bubona amata nyine birumvikana, cyangwa se utanayanywa. Ushobora kunywa icyayi mukaru irimo tangawizi, buriya tangawizi ari ukuntu ishyushya umubiri, ugashyuha nyine ugatangira koroha, kurya na ba Mukagatare zirabafasha, tangawizi zirabafasha. Ariko ukamenya ko n'umunsi wose ugomba kunywa amazi ahagije. Umuntu utanywa amazi ahagije biragoye. Ushobora no kumva umuntu ashobora rega no kugira izo nshingano azifata akavuga ati ngiye kuzambikora, menye ko rwose nzambikora, ariko umubiri ukamunanira, kubera ibyo bintu byose atazi, ntabwo azi kurya indyo yuzuye, ntazi kumenya ibyo arya, ntazi kumenya ibyanywa bimufasha, ibitera ubushake, bitera imbaraga. Yego, noneho akamenya no kurya, igihe yabonye udufaranga agashaka imbuto. Abantu benshi tuzi ko imbuto zibahenda, ariko mu gihe wabonye amafaranga imbuto zagufasha ukageza gushaka imbuto zirimo. Aya ntabwo ari ku mugore gusa, ahubwo nuko wenda kuvuga abagore nonaha, abantu bose n'abagabo hari imbuto zinabafasha cyane, nk'amavoka arabafasha, ariko burya n'imineke ni myiza ku bwonko, kandi ibintu byose burya ni mu mutwe, ibyo turi kuvuga byose ni mu mutwe. Hanyuma rero za watermelon zifasha bose, abagore n'abagabo zirabafasha. Nyine ni ibintu byinshi, wenda byo byazaba nk'ikiganiro umuntu akagikora neza, ari bubahe urutonde rw'ibintu byose. Ariko nagira ngo mbabwire ko niba wa mugabo we n'ushaka umugore abizamo neza, gerageza utangire kwiga kumuganiriza, ndetse ari nako unamutegura, umumare n'izo soni. Umwibutse ko ari umugore wawe, umufata adashaka ko umufata, ahamuteye isoni nyine uzimumare, umuganirize, umuterure, ugire gute, birashira. Bitangira umuntu afite ubwoba ariko akageraho agatinyuka. Hanyuma rero umugore niba azi ko umugabo we nawe wenda adafite izo mbaraga zo kumutegura, nawe niyitegura. Rega twarakuze, iyo wubatse uba wakuze biba byarangiye, ugomba no gushakira ibisubizo, nawe witegure, nawe bitangize. Kanya rwose mana ubwenge ufite, wumiwe, ubwenge ufite ujye ubutanga, ntukabugire ubwiru, kandi aho baguhamagaye hose mvange ndaboneka, ubahira ko utanabura, uba wabyubashye. Kandi ni ukuri ubwenge burahahwa, ubwenge burarahurwa, biriya bitabo byawe abantu bajya babikurikira. Rero ngushimiye cyane yuko uri nyunganizi kuri jye kugira ngo dufatanye uyu murimo. Kandi ngushimiye yuko nubwo ufite imyaka mike mu rushako cyangwa
y'ubukure ngushimiye yuko ufite umuhamagaro kandi wemeye gukora nubwo uvuga ngo ngewe n'ivugabutumwa ariko nawe n'ivugabutumwa natwe n'ivugabutumwa ryo mu muryango cyane mubifatanya n'umugabo yego numva ko n'ubwo biryoshye ivugabutumwa ry'umuryango biraryoshye cyane kandi ikindi udusobanurira ukuntu ushobora kurera umwana utari uwawe. Hari umugore twakoranye ikiganiro waravuga ati umwana w'abandi sinshobora kumurera kuko ushobora gukuramo ibibazo byinshi utiteguye kandi wowe ntacyo wambaza turimo dusoza. njyewe ikintu nakubaza nkomoje kuri icyo ngicyo wari uvuzeho nibaza ukuntu wowe ahantu wavanye umutima wo kuba umumama mwiza ukaba mukeba mwiza ntugora kuko nabonye ubuhamya bwawe mbona ko utagorana mwabaye inshuti n'umuryango umugabo yagiye kubaka umuryango mushyashya nyine umutima wawuvanyeho byakugendekeye gute ese mbere ntiwabanje wenda kubirakariramo nyuma wenda hakaza kubaho impinduka zitewe n'ikintu ugiye kumbwira byagenze gute? urakoze kubw'icyo kibazo kanya ino bwa mbere bakimbajijeho ariko mu by'ukuri ntumva ko agiye gushaka nanjye nabaye shokti nk'umuntu kuko urabizi amagambo aba aturuka hirya no hino yonyine yagushokinga avuga kasi w'abana araje abandi bati ntibazakandagire abana bati abana b'abahungu barabaroga dore ko mfite 3 amagambo ateye ubwoba noneho muri gihe haje ijwi rimbwira ngo ko ejo bundi wari upfuye wari uzi bazarerwa nande ijwi rirantegura rirambwira ngo akira ibintu byose nk'uko wakiriye ubundi buzima kandi wera imbuto. Rero icyo nicyo nagendeyeho ubwo iryo jwi rimaze kuza sinongeye gutekereza ko agiye gushaka, sinongeye gutekereza ku bya mukaze, sinigeze nongera gutekereza ngo abana se nzabarinda kujyayo cyangwa nzabafunga numvise ari umugore uje kuba yanderera nk'uko nari mpfuye kuko navuye mu rugo. Icyo ngicyo kirandema kiramfasha. Amaze no kuhagera niho nakuye imbaraga zo gusaba audience kujyayo kugira ngo nkureho n'icyo cyuka kuko iyo aguma hariya nanjye nkifata hari gukomeza yumva ko afite mukeba we nanjye mfite mukeba wanjye noneho kikabyara cya cyuka kizana urwango hakabura ukuta hagati yacu abana bagiye wenda bamukosereza kumva ko ari nyina wabiteye nanjye baza bambwira utuntu nkumva ko ari mukase nyine. Ibyo rero nibyo nirukanye ndagenda ntanga amahoro nirukana ubukeba. Maze gukora icyo kintu cyabarabanejeje cyane ari umugabo ari umugore ambuhoka uko nambwiye ntube sister wanjye nta bindi bintu byinshi. Guhera ubwo cya kintu cy'ubukeya wa mwuka turawirukana w'urwangano. Ubu muravugana? Turavugana cyane ni karibu muri uru rugo nanjye nshatse najyayo bakankingurira nta rwikeko rwo kuvuga ngo mama kwinaje hano cyangwa baje hano. Ashobora kuza hano cyane akaza se mukaganira nk'ibintu bisanzwe se muvugana iki? Tuganira nka ba sisters nk'uko ubona nk'uko tuganira washaka cyane. Abana se ntabwo bigeze bakoza se ngo mama hari tuzajya tujyayo? Abana banjye nabo nabubatsemo ikintu cyo kutagira urwango no guhangana kuko nabo narababwiye iryo jwi ryambwiye nababwiye niko nari mpfuye mwari muzi muzarerwa nande. Uriya niwe wari kuzabarera ntariho. Noneho n'ubu mumurebe nk'umubyeyi n'ubwo ndiwe mwe mumufite nanjye mumufite ni profit kuri mwe. Rero icyo kintu tugomba gutinyuka tukagikuraho. Hari umwe wagikuraho ntabwo ari bose bagira ubwo butwari ariko muri babiri hari umwe wagikuraho. Urumva natanze umwuka mwiza nabo barawakira ntibambere ibigwari twubaka ubuvandimwe. Erega abantu kunaniranwa ntabwo ari kugira ngo muhangane cyangwa mwicane cyangwa mukomeze mumere nk'abanzi. Abantu bajya bananiranwa ariko ubuzima bugakomeza. Ni ikintu gikomeye cyane ariko niyo mpamvu njya mbwira abantu hari ibiganiro nagiye nkora nkavuga nyuma y'ibi bintu byose nyine ubundi ubwenge turi kubaha byagufasha kubaka ariko byagenda kose Imana ize ibigufashemo usenge n'Imana igufashe kugira ngo ubone ubwenge ugire umumaro. Ko dushaka kubwira umugore ngo ugira gutya umugabo ugira gutya aho ugasanga icyo ajya gukorera umugabo ntabwo ari gucyumva umutwe urafunze cyangwa se umugore icyo bagiye kumukorera umutwe urafunze ariko Imana ibijemo
ahantu hose haroroha. ahubwo aho dusoreje niho heza. Yes. Rero dushaka ubwenge ariko Imana izidufashe kubushyira mu bikorwa, kuko abantu benshi bapfanye ubwenge mu rugo, ingo ziri gusenyuka kandi abagore bazi ubwenge n'abagabo babuzi. erega reka nkubwire Kanya, ni nabyo nakomeje mvuga. Abantu bazi ko ubwenge wize mu ishuri knowledge ariyo yubaka urugo, ariko ubwenge bwubaka urugo buva ku Mana, aribwo twita wisdom. Ari n'ibyo ukora, ari n'ibyo wakoze, ni wisdom Imana iba yaguhaye, kuko ntabwo tubyiga mu ishuri. Ubumenyi bwo mu ishuri ntacyo bwadukorera mu kubaka urugo. Ubumenyi cyangwa ubwenge twavukanye gushobora kubyica kubera kamere muntu. N'ibyo ngibyo nakoze ntabwo ari igihe njya mbwira abantu nti ni umwuka wera n'imbaraga z'Imana zabifashije. Yego, nabo nizo zabasanze kugira ngo banyakire uko nje. N'ibyo mvuga kuko bashoboraga no kukwima karibu cyangwa bakakubwira nabi ngo sohoka aha ngaha ugabanya imitwe cyane. Kanya, urakoze nawe kuri icyo gisubizo mbaye. Turimo dusoza n'ubundi turakomeje, si ubwa mbere uje hano, uzagaruka n'inshuro nyinshi, uzagaruka tumarane umunsi. Hari n'akandi kantu tuzakomozaho, reka tubakumbuze. Hari n'igihe uzaza ukadufungurira igitabo cyawe nacyo kikabafasha, cyangwa igitabo cyanyu n'umugabo. Rero Imana iguha umugisha mwinshi, ndawugusengeye n'urugo rwawe n'abana bawe n'umugabo wawe bikugereho. Kandi nsabiye umugisha n'abadukurikiranye na kameramani, Imana ibaha umugisha utagabanije. Reka dusoze dushima Imana ko yabanye natwe. Mwami Uwiteka Imana ny'ijuru n'isi, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, turagupfukamiye, imitima yacu iciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe. Tugushimiye ko wabanye natwe, Mwuka Wera yagendagenze, twamwumvise, kandi tugushimiye ko izi nyigisho zigiye gufasha abari buzikurikirane bose, kandi ukuboko kwawe Data twizeye ko kugeze kure. Urakoze, turagushimiye. Dukomeje gusabira umugisha abadukurikiye, dukomeje gusabira umugisha abo twabanye. Kanyana umuha umugisha, kameramani umuha umugisha, Kanyana uha umugisha urugo rwe n'umugabo we n'abana be, Data, kugira ngo Mwami tubone imbaraga zo kugukorera no kuba. Urakoze muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.